Ndi papa sava. Mukuru ikiganiro matsinda mureke duhuze ikiganiro nyuma kwansaba imana no kwa madederi yemwe mureke duhuze ikiganiro ngira ngo murabibona ko umunezero wavanze n'ibyishimo turava mu bwiza tujya mu bundi amata yabyaye amavuta nagira ngo rero mbere yuko dutangira ibirori byacu tubanze dushimira imana banze amagara umukozi w'imana pasiteri atambuke cyangwa agejura aho ahagaze tubanze dusenge dushimira imana dutsinde ibisitaza twirukana abazimu n'abadayimoni ubundi duhe ikaze mwuka wiraganze muri ibi bintu pasiteri rero umwanya n'uwawe aho mwicaye mwatuza rwose agasenga ntacyo bitwaye arakoze umuyobozi wa gahunda mbere yuko nterura gusenga hari impanuro ngira ngo mpaba abana bacu buriya mu buzima nta muntu utanezezwa no gutsindira ikintu runaka mwese uko muteraniye ahangaha murebe ibyishimo buri wese yagira atsindiye ikintu cyamushimaga ku mutima burya ngo ibyuya bijojoba ku mutima urumva bigatakaraho abantu batareba kandi ngira ngo amaso yerekwa bikibindi akirebera murabona uko umunezero nabo wabasabye wabasabye rwose rero icyo nababwira urugendo rurakomeza rw'ubuzima niba batinyutse bakatwereka urukundo bafitanye hagati yabo bagakoranya imbaga ingana gutya rwose turabifuriza ko rwakomeza uko uwaje kubashyigikira akabona uyu mwanya akigomwa ibyo yari gukora akaza uyu mwanya akawubaharira arabifuriza ko urukundo rwabo rwazakomeza rero imana yakomeje kubarindira ubugingo ikabahagarika mukaba mugihumeka umwuka w'abazima nk'uko natwe tuyishima muri uyu mwanya ko tugihumeka turagira ngo muri uyu mwanya tuyerekezeho umutima tuyisenge tubasabira mu mutima buri wese ukwe nubwo naba mvuga njyenyine ariko buri wese nawe isengesho rya rizamure bityo rigera imbere y'Imana ritunganye turagushimiye Mana yacu we wabaye mu ruhande rwacu mu bihe byatambutse ukaba ukiturindira ubuzima kugeza kuri iyi saha rero duteraniye ahangaha ku bw'aba bana bacu baturi imbere ikiganza cyawe cyera kitube hejuru ukomeze ubarindire ubuzima kandi ubahe urukundo ruzira uburyarya wirengagiza ibyo mu bihe byahise kandi tukuragije ibyo mu bihe bizaza uko tubasabira niko twisabira kugira ngo umugisha wawe utubeho tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Arakoze cyane pasiteri ubwo tumaze kurya ibiryo by'umwuka nagira ngo numere n'umwe mu bahanzi bacu wiminuriye mu nganzo ndavuga papa sava pana digidigi hanyuma uzi tugezeho umuvugo mwiza yise urukundo n'inyana y'imbwa mwibiseka yabisabwe n'aba bombi kugira ngo abakorere muri iyo nganza abakorere muri uwo muvugo mwiza natambuke rero aza utugezeho kubera ko bashaka kutubwira izindi gahunda bafite imbere zizaza papa sava rero karibu hanyuma turaza kugusubizaho we turaguha umwanya nyuma ubwo mpagarare hagarara hano rwose nta kibazo nk'uko rero bivuze ntago ari uko nahimbye uwo muvugo nk'uhimbira abangaba bakoze ibirori none ngo nkwite ngo urukundo n'inyana y'imbwa usibye ko n'ubundi uroye ko n'inyana y'imbwa pe uwo muvugo rero ufite iminota 30 ntago nawuvuga ngo urangire ahangaha kandi muzi ko turimo gukubita tubangura ndawuvuga wose ariko mu buryo bw'imine kugira ngo mwumve uko bimeze nataruye ngira ni urukundo n'inyana y'imbwa rurakagabirwa inyana y'inka
urukundo rwogatsindwa nirwo rufata umuntu akabazezenge akamera nk'ikinonko cyangwa w'imvura ejo kikabisaya. Urukundo ni inyana y'imbwa rurakagabirwa inyana y'imbwa. Ziko rugira generali w'amapete ku bitugu n'imbunda ku matako agasanga umuyaya wakoraga kwa shebuja ukabahuza bombi bakaganira bahuye abaseriva. Urukundo ni inyana y'imbwa rurakagabirwa inyana y'imbwa. Rugira igikobwa iki cy'ikidomange gitigise by'inyuma rukagihuza n'agashari kutuguru tumeze nk'imenyerere. Bagendana mu nzira babitegereza akagenda bibaza ngo yabuze uwundi yagakunze se maye. Nyamara bo mu mitima rubashima rusosa rusosera ruryoha ruryohera. Urukundo ni inyana y'imbwa rurakagabirwa inyana y'inka. Rugira umutindi tagira n'urwara rwo kwishima wirwa toba icyondo wenda bumbanga amatafari hagauruduka ikidomange umva ko ngo hakunda abahungu akari bababaza izina atega yewe muhungu wandangiye kwanaka yamubora uko avuga na serivisi amuhaye aseka ati umuntu n'uyu nguyu ureke biriya by'iwacu byatumugaje imitima bihora urukundo ni inyana y'imbwa rurakagabirwa inyana y'imbwa. Kobwa wahuje uw'inzobe imwe iri tukutuku rukagira n'umuyumbu simwisi igikara ubwo ntambuze inkoni iteka n'umuyumbu bambe rukabahuza bombi akamusanga iwabo akamusaba ati mukwe none vuba ahangaha bazafata irembo ubuke mu gitondo badutumire twese hanyuma ye basabe bakwe amwambike impeta nibigera hagati bati muhoberane babirengeho bombi amukubite santrali iminwa yinyunyuza. Urukundo ni inyana y'imbwa rurakagabirwa inyana y'imbwa rurakagwira ntirukagwabire ruragahirwa ruragatunga ruragatunganirwa ruragakama inshuro igihumbi. Murakabyara urugendo mutangiye rero murukomeze natwe tubari hafi intwererano zirahari nuko nguko nuko nabagezagaho muvugo. Niyo mpamvu nawe isenga urukundo ni inyana y'imbwa kuko rufata buri wese mu byubahiro bye ariko rurakagabirwa inyana y'inka kuko rujyana abantu mu nganzo nyabwo tugaterana twese tugahura si ibyo se Urimo kubw'urwo rukundo rwose. Nagira ngo rero murebe uko tujya ku meza ufata ibyo kurya mu gihe bakibitegura. Umuhanzi wacu abe yitegura digidigi mu kanya turamuha akanya ategura indirimbo nziza uzi kuririmbira aba bana bacu bifuje kurushinga. Yemwe muyihangane twagize akabazo tekinike mu gikoni tekinike mucoma ntabwo arabihisha neza donc hari inyama bita nyiraburemo igira impapuro nyinshi ziba zirimo amayezi bagombye kuyoza neza kugira ngo murye ibintu bifite isuku. Ubwo rero ariko mubwo rero numva mu gihe bitaratungana mwamushyizeho akaririmbo akamanza n'isuri umuhungu wanjye umushuti wanjye reba sha reba felicitations sinabikubwiye asante sana merci nukora abo bana rero ni inshuti zanjye magara. Uyu ni nonsigaye turajyana uyu ni mama ntugasaze shenge ntugasaze noneho mu gihe tugikomeza ariko ndashaka kumenya umuntu uri kuvuga umuvugo nabyumvaga ndi hariya hepfo ngo umuvugo ngo witwaga ngo urukundo ni iki ngo ni iki urukundo ni inyana y'imbwa abahanzi baraga mbo aya rero manze mbakubita imana sho bakubita mbere we ugira ngo se ntago nakwibagira manze mbiryoshye kubona ikirori n'icyanjye kuko
ni inshuti zanjye mu magara. Umukomere amashyi ariko nyamuneka. Wagize ngo kuzirikana inshuti nguku. Akira. Yo, tuzangire twese. Maze rero ako kabaro mugasume mwitonze rwose kazababera inzira yo gusaba no gukwa. Yimame sisi. Ariko watumye mwongere mu mushimire n'ukuri. Nuko mama. Maze ariko musaba akantu. Karame kabiri. Musaba akantu ugende wicare ugubwe neza umererwe neza. Musanaso. Ariko umwe gace adora cyafite imirimo myinshi dore ndabona watangiye no kuba dore wabashe. Inkarabashe. Mu gace uracyafite akazi kenshi ataza kugira ibintu mena hano. Njyewe hatungize nigeze nsoma. Haka nigeze nsoma. Njyewe nasobwa ahubwo ba MC Lindamuka attention ari ikintu tugomba kwitonda. MC ari ikintu ngiye kugushinga mbabarire ukitondere mbese icyo kintu nimba ugiye kunshinga inyama zo mu gikoni ibyo ni ibyanjye ngendi le cuisinier spécialité wowe ikintu ngiye gushinga muri ubu bukwe umenye ngo ukimenye chunga sana. Wabonye uriya mukobwa kurikira uriya mukobwa w'umupira w'umweru w'imisatsi imeze nk'inoza byatendeye hano nk'icyobo cyamaze kukubitwa n'izuba. Uriya w'inzobe uwo wa kabiri kuri uriya muhungu umucunge muri kado ziri butangwe. Chunga kara gakobwa ko gafite imisatsi itukura urakabona? Wakabonye? Kari hafi ya kirimo. Ku ruhande hari imisatsi imeze nk'igisiga cya kagoma yatendeye. Gacunga abantu muri kado. Wowe kundeba ndagusiga reba hanga to. Gacunge se bari. Nakubwiye ngo itonde. Nonore uri imipira bayita no mutuku ni iki ni mutuku ni bitsizo. Uyu nguyu w'amaherena yo ngayo umusaraba nga aba bambara amaherena akagira ngo bakurikira Yesu. Kanya umucunga kado bari buzana hanga umenye ko ari kado poisonné. Uzicunge nako neza ariko utangiye kubivanga rwose. Reba umukobwa reba imisatsi miremire cunga reka nunamo murebe w'imisatsi miremire y'umweru ni duru y'unguyo fofo nawe umucunga ukadafi gucungisha abantu agora ate karame bacunge mwese. None nicyo mvuze ngo ubiteho bataza ukutwicira ibi birori. Murakumva mwa amakuru abakenewe kugira ngo umenye uko ugomba gukoresha ubukwe bwawe. Amakuru yo gucunga abantu genda ujye koko. Kambe nigendeye ariko ibyo bintu mu bikurikirana. Yewe wari urivuze komeza twaguteza amatwi nta kintu. Ndewe hatunge amagambo nyangira nta bujarwanje ngira. Papa SAVA hari bujarwanje ngira. Abaza tubacunge bararuka barica umugeni. Ubwo mwava rero mugira ngo nasinze. Ubwo sindagira ubwari. Mwa nigeze nsinda. Ibintu byose amakuru yose nyaze ku gihe ibi bizagufasha. None se niko wowe ubushize uko wambwiye ngo uyu mukobwa ngo ntabwo aryoshye ngo ari kuzamukundira kubera ko yitonda akajyana n'ikinyabupfura. Ibyo nigeze mbivuga njye ngira ibanga. Wagarukisha umva muko reka nkwibwire rata aba bose ureba
Neko muri mwese uwo batanabonanye cyangwa se uwo babonanye rimwe bakoresheje prudence ndakubeshyera ntabwo mbeshya ndavugisha none se ikindi Neko reka nkubwire itonde uyu mukobwa nawe mbabarira gato Neko wowe oya ntimugashake kwica ubukwe bw'abantu musinde mushake kwica ubukwe nta inzoga nave hariya ni ese ubundi rukamwateruye mukavana reka mvugishe ukuri noneho reka mbabwize ukuri ntabwo wambwiye uribuka cya gihe ndi kukwigisha moto fitensi ya mbere yakunaniye kandi wabwira ifitensi ya mbere niyo ya ngombwa yo wemenya izindi zijyanamo ntabwo twavuyeho nkajya kukwigisha kotsa jigo de chevre ntabwo byibuka ukuntu bayotse bagashyira ku gikarayi bakayikaranga noneho bakayivanamo bagasukamo amazi kumuka ntabwo bizi bakazayikata ku mashini ntabwo wambwiye ngo uwo mukobwa n'ubu ngubu imisatsi izinze nuriya ntabwo yakuvuze ntabwo wambwiye ngo warabarongoye none se ubwo yaba ngira amagambo ngo yagize ati yambwiye nyine ngo byaramasanye none ndakubeshya uri imfizi y'akarere uri imfizi y'intara itonde se nawe mudashwa garukiriza aho ngaho itonde nawe mudashwa wowe se ko yakuhuriye kuri digi wowe ntiyari wowe mbihishe se Digi yose amvanya ubise we n'umwere digi ntiyahoraga munogonora buri munsi uyu mugabo nawe ni agati k'imvura cyakora mwa baramuvuza arareba njyewe ngira ibanga ngo nasinze cyakora mwa urakagabosha urakagabo ariko uyu mugabo ni agati k'imvura urumva kubeshyera Mase wavuga wowe na digi warakubeshyera Mocoma izo zingarusha harakubeshyera ra zingaro zirabura mu bukwe barakunoha ubundi avuze ngo iki wese avuze ngo iki ushaka kunyica ko mwana bayo kuri sinumva ari kimwe kuri kimwe nawe ko bakuvuzemo bamuvuze ubwo se ari hakwirwanya atari kimwe mwaraguriranye ni kimwe kuri kimwe nta mwobo nta rwobo byose ni bimwe bavandimwe nshuti rero ubwo kurya byo ntabwo bikibaye kandi no gusenga ndabona bitashoboka ubwo amina turasenze ikindi mbisabire muherekeze umukwe n'umugeni niba ari abana bageni umuhungu mumuherekeze n'uyu mukobwa mumuherekeze bagere iwabo amahoro ubwo ntabwo oya ngiye uzayambe bamba bari ukagaruka none se wowe ubazana inyama turye ese wagarutse wa musore wagarutse akabigasekwa nkakeza mu babyeyi genda bamuhondesha hatunge bwira abo bantu mubamucoma muzana izo nyama mubihe abantu babirye ntimundarize inyama zirimo imikosha simoni we urarunangishije ariko se aramutangishije kuko ari uko tuba tutabivuga oya niko pasite ko ari uko tutabivuga abantu bagiye bamenya abantu babitse amabanga ariko n'uriya mukobwa ni uko da nta simoni nta nyina isasu riva ku ariko mwumve ukuntu uba bushaka kandi kuntera satani none se niba bikugiye hasi byumvikana